nongeye kuguha ikaze ku nyunguramagambo official. Ugiye kongera kunguka byinshi. Niwe muto mu bagore b'abakoroneri mu Rwanda yatorejwe mu Bubiligi no muri Amerika. Ni Koloneli Rozane Ingabire niwe mbabwira, yitwa Nsengimana. Ni umubyeyi w'umuhanga ku myaka iri muri 40, inkotanyi mu maraso, mu misokoro, amagufwa, byose ni inkotanyi birenze uko ubyumva. Uyu mubyeyi w'imfura ari mu bakiri bato mu gisirikare cy'u Rwanda bahawe ipeti rya koloneli mu minsi ishize. Yize mu ishuri rya gisirikare mu Bubiligi, Royal Military Academy, arangiza kadete muri 2011. Yakoze mu myanya itandukanye mu cyicaro gikuru cya RDF n'ahandi nkiga ko ni Musanze. Abona n'andi masomo ya gisirikare nk'agenewe abasirikare bakuru yaherewe i Fort Leavenworth muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ari no mu basirikare b'u Rwanda bagiye mu butumwa bw'amahoro muri Repubulika ya Centrafrica. Ubu Perezida Archange Touadera aramuzi cyane. Muri 2019 Koloneli Ingabire yahawe inshingano zindi mu gisirikare cy'u Rwanda, agirwa umuyobozi ukuriye urwego rw'imikoranire y'ingabo n'abasivili. Ntabwo akiri muri izi nshingano kuko mu minsi ishize yoherejwe mu zindi nshingano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu minsi mike ndakubwira ibirambuye ku buzima bwa Rozane. Iyo ari incamake ye. Reka tugaruke kuri uyu wundi. Ni umujepe w'umugore urinda nyakubahwa Perezida Paul Kagame kuva kera. Biratangaje ku mujepe Colonel Lydia Bagwaneza warwanya urugamba rwo kubohora u Rwanda. Wabyumvise neza, ntabwo ari amakabya nkuru. Colonel Lydia Bagwaneza umwe mu basirikare b'abofisiye mu ngabo z'u Rwanda mu itsinda ririnda abayobozi bakuru, n'umwe mu basirikare barwanya urugamba rwo kwibohora, aho yinjiye igisirikare cy'u umwangavu. Byinshi kuri we n'uburyo yinjiye muri RPA reka mbikubwire. Mu Kwakira mu 1990 ubwo Bagwaneza yari asoje umwaka wa 6 w'amashuri abanza, yavuye mu gace ka Rwamwanja ahabaga impunzi mu karere ka Mwenge gaherereye mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa Uganda. Asanga itsinda ryari rigamije impinduramatwara. Bagwaneza wari umwana wa 4 mu muryango we, yasize ababyeyi be bari barahungiye muri Uganda. Yemeza gufatanya n'abandi mu rugamba rwo kuzabohora igihugu cyabo cy'u Rwanda cyari cyugarijwe n'ibibazo uruhuri cyaterwaga n'ubutegetsi bwariho icyo gihe. Nubwo bitari byoroshye ko umwana w'umukobwa ajya mu bikorwa nk'ibi byari bimenyerewe ku gitsina gabo, Bagwaneza avuga ko byahoze mu byifuzo by'umubyeyi we. Ati, ndi umwana wa 4 mu muryango w'abana 10 kandi 8 bose ni abakobwa. Nakunze kumva ko data yifuzaga ko umunsi umwe yazagira umwana wazagira uruhare mu kwibohora, kandi ndishimira kuba byararangiye ari jye ubaye wonyine. Agaruka ku nzira ye yo kujya gufatanya n'abandi mu rugamba rwo kwibohora, mu kiganiro yagiranye na The New Times Rwanda, Koloneli Bagwaneza yagize ati, ninjiye mu rugamba nkiri muto, ndi umwangavu, ariko nk'uko bakunze kubivuga, inyoni yazindutse niyicyura umusaruro. Akomeza agira ati, twagiye kwifatanya n'abandi bari baratangiye. Twari turambiwe gukomeza kuba mu gihugu cy'amahanga, kandi ababyeyi bacu bahoraga bari mu bibazo. Avuga ko ababyeyi be ari bo bamuhaga imbaraga zo gukora ibyo yakoraga byose kuko ngo bari abanyamuhate. Ati, nubwo twabagaho mu buzima bugoye bw'amahanga, bakomeje kwita ku miryango yabo. Avuga ko mu bihe by'ibiruhuko mu gace babagamo habaga inama, akaba ari we wandikaga ibyazivugirwagamo. Ati, kabone nubwo nigaga mu mwaka wa 3 w'amashuri abanza, hari ibyo batabashaga kwandika, rero ngafata inshingano nkabibandikira tugashobora kubisoma, ubundi tukabasobanurira. Ibyo byampaye imbaraga, binanyereka ko hari icyo nshoboye. Yagiye ahura n'imbogamizi zirenze izo. Bagwaneza avuga ko yinjiye urugamba mu bihe bigoye kuko ari mu bihe Major General Fred Gisa Rwigema wari uyoboye urugamba yatabarutse. Koloneli Bagwaneza ati, mu ntangiriro ntabwo byari byoroshye, by'umwihariko kuri twe. Twinjiye mu gihe benshi mu bayobozi biciwemo. Ninjiye nyuma y'urupfu rwa Gisa, Bahingana na Bunyenyezi. Avuga ko muri ibyo bihe nta morali bari bafite, kugeza ubwo Perezida Paul Kagame yazaga kuyobora uru rugamba akabatera izindi mbaraga. Ati, yaturemyemo kwigarurira icyizere ndetse n'akanyabugabo ku buryo washoboraga no kwibagirwa iminsi yose twari tumaze tutishimye. Nanjye ubwanjye icyo gihe nari mpari. Akomeza avuga ko nubwo bitari byoroshye, ariko ibanga ryari ukubanza kumenya mbere na mbere icyo duharanira. Urugamba rwari rugoye. Kumara iminsi myinshi ku zuba utizeye kuri buze kubona n'icyo kurya, utazi niba uri bubona aho wikinga, ariko nta gucika intege tukagira ku ntego. Avuga ko kimwe mu byabafashaga ari ukugira umuyobozi ukomeye wahoraga iteka abatera akanyabugabo kandi akabaganiriza benshi. Ubu tuvugana Koloneli Bagwaneza Lydia ari mu barinda umukuru w'igihugu. Republican Guard yazamuwe mu ntera kimwe n'abandi. Mu minsi ishize ahabwa ipeti rya koloneli. Uyu mubyeyi w'abana 3
b'abakobwa nabo yinjiye mu gisirikare afite imyaka 18 gusa. Yari umwangavu nkawe cyangwa mushiki wawe, yahawe ipeti rya Lieutenant Colonel mu 2017. Ibigwi bye n'iby'izindi ntwari zarurasaniye ntabwo bibarika, birondoreka mu mwanya wari wo wose, ariko tuzagenda tubiganiraho. Ntiwibagirwe gukora subscribe ku Nyungura Amagambo Official kugira ngo uzajye umenya n'ibindi by'ubwenge. Imana iguhe umugisha. Jye nitwa MC Ruganzu. Nyungura Amagambo